Amazina yakoresha muri sinema nyarwanda bamwita Danizo. Danizo rero ni icyamamare ku rwego rushimishije. Niwumva Danizo umva umwana wakoze akihiringa cyane agakora cyane bikagorana ariko finally bikarangira bikunze. Reka tubashe kumenya buri kimwe cyose tumenye ngo Danizo se mu busanzwe ubundi yitwa nde. Reka tumenye amazina ye. Mu busanzwe amazina yiswe n'ababyeyi be bamwita Sebasaza Daniel, akaba yaravukiye mu murenge wa Nemba, akagari ka Rushara, umudugudu ni Cyave. Uyu Sebasaza Daniel ni umwana wavutse mu bana barindwi, akaba ari umwana wa gatatu. Sebasaza Daniel ni umusore wakuze ubona ko adafite ubuzima bwiza cyane, dore ko abenshi bamwitaga ko yagwingiye cyangwa se nta mirire myiza yabonye. Reka tubashe kumenya Daniel se yize hehe, ese ubu ngubu ari kubarizwa he? Sebasaza Daniel ariwe bita Danizo yize ku kigo bita GS Rushara giherereye mu karere ka Burera, aho bita mu murenge wa Nemba, GS Rushara, dore ko ari naho yatangiriye ibi by'urwenya rwe. Yarahize ageza mu wa gatatu, aribwo yahise atsinda akabona amanota meza, dore ko yari umwana w'umuhanga, agahita aja boarding, aribwo yahise avuga ati amashuri kanyakomereze muri boarding. Ubwo yagezeyo akiga umwuga n'ubumenyingiro, aribyo bita building construction, ni ishami cyangwa se ni ubwubatsi yize. Uyu rero Sebasaza Daniel dore ko yari umuhanga cyane, yarakomeje atsinda nk'uko byari bimeze mbere, dore ko yari afite ubwenge karemano. Sebasaza Daniel yarakomeje ariga, ubwo yageze mu wa gatandatu cyangwa se level 5 building construction, yabashije kuba yazana amanota meza, abona buruse imujyana muri kaminuza ya IPRC Musanze, aho bita Nyakinama. Uyu rero Danizo yarakomeje aja IPRC Musanze, naho ariga neza, akomeza kuba umuhanga, amasomo ayasoza neza. Bityo rero aravuga ati ubwo nyasoje kandebe icyo nabasha kuba nakora. Ariko Danizo yabashije kuba yavuga ati se ubu ninde uzama akazi, dore ko yarangije akiri muto cyane. Abenshi bakibaza ati se uyu yaterura ibuye cyangwa se uyu yazamuka ku gikwa nahanuke, dore ko yari afite amagara makeya. Ariko Danizo we akumva ko yiyizeye mu mutwe we ko ashobora gukora ibintu byinshi byiza. Rero Danizo nibwo yatangiye sinema nyarwanda ye, cyangwa se ubu gukina komedi. Danizo rero ni umuntu ushoboye kuba yakina komedi agahera ku munota wa mbere agusetsa akageza ku wa nyuma. Dore ngaba abakinnyi babashije kuba batangirana uru rugendo, ariko ubu batakiri kumwe, dore ko batangiye kera cyane, ariko bamwe bakabasha kuba bacika intege kubera ko n'amafaranga yabonekaga byihuse. Namwe murabizi ibya YouTube, dore ko binyura mu nzira nyinshi, bisaba kugira ngo abarayaryaho babe barambye, cyangwa se nka wa mugani bavuga ati ibi bijya abarambye, abarambiwe batashe. Reka rero tubashe kuba twamenya ati se aba bakinnyi bakinanye bo ubu ngubu barihe, dore ko ubu ngubu muri abo bose bakinanye nta n'umwe bakiri kumwe. Ariko Danizo we yarakomeje arakina, dore ko mbere yatangiye akina Ikosora Media TV, ubu ngubu nayo yabashije kuba yayizamura, ariko byari bigoranye mbere kuko na views na zimwe nk'uko yabitangaje, yavuga ati twakoraga video tukabura views. Aribwo yatangiye kuzamuka aja kuwo bita Rocky Kimomo, kugira ngo abashe kuba yamwamamariza izina rye, cyangwa se abashe kuba yamufasha mu byo akora, dore ko
yari yatangiye kuza akora komedi cyangwa se video zigiye zitandukanye akazijyana kwa Rocky akazisobanura. Murabizi ko hari igihe byageze bigatrendinga, aribwo batangiye kumutumira muri RBA, aribwo yatangiye kuba yakigira inama yo gukoresha cyangwa se gukora yigana mwanafunzi. Ni gutyo urugendo rwe rwatangiye rwa komedi, aravuga ati uko byagenda kose nzakomeza nshiremo imbaraga kugeza igihe bizagerera aheza cyangwa se bizagerera ku rwego rushimishije. Danizo yaratangiye akaza agenda ku banyamakuru bagiye batandukanye bikorera ku giti cyabo, aribwo yagiye kwa Yago, nabwo amuha ikiganiro arebe ko byakunda, ariko nabwo bigakomeza kugorana. Nyuma yaho gato rero yabashije kuba yakora graduation nk'uko yari yarize muri kaminuza civil engineering, abasha kuba yakora graduation, bamwambika imyambaro nk'uko abandi babikora. Ati Danizo ati ndayasoje amashuri yanjye, atariko ibi bintu mbona natazabikora, ahubwo ngomba gukomeza muri komedi cyangwa se mu gusetsa abantu, kuko mbona ari byo bintu bitangora cyangwa se ari nabyo nshoboye, dore ko Danizo bitewe n'amagara make na ahantu yabaga yaje kwaka igifundi ngo bakimuhe, baravuga ati wowe uracari umwana, ariko Danizo agakomeza akihangana. Reka rero dukomereze mu rugendo rwe uko byabashije kuba byagenda byose, tubashe kuba twabimenya uko byagiye bigenda by step. Uyu Danizo rero yakomeje kuvuga ati njyewe ngomba gukoresha ibishoboka byose ku buryo ngomba kuba nagera ku rwego nshaka cyangwa se nkaba uwo nifuza kuba we. Danizo yatangiye kuzamuka ubwo yari yahuye n'umuterankunga ubu ngubu asigaye akinira, arizo video mwatangiye kumumenyeraho cyane nk'uko mwagiye mubibona, harimo ama high school nk'uko yagiye iyo video ayishira hanze. Danizo rero nibwo buzima bwe yatangiye kuba yaba umuntu mwiza, yakomeza kuba yakandika izina, ariko Danizo mbibutsa ko ari nawe watangije cyangwa se wakinanye na Nsabi bwa mbere atarahagera muri Kiramani. Danizo rero ni benshi yabashije kuba yazamura, twavugamo nk'uwo Nsabi wamamaye ku rwego rushimishije akabasha kuba yagera kure cyane. Rero nshuti twakomeje kubana muri kiganiro, nk'utse ko nimba utarakora subscribe yikoreye kugira ngo ibindi biganiro byiza tuza tubagezaho bizabageraho ku gihe. Mwari kumwe na Benjamin, ndabashimiye, Imana ibarinde, ndabakunda cyane. Ciao ciao.